Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atatuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwa tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tutatuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbakiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga ayo uri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri cya nyacyo. A, umuhanda uromberejeho ibice byinshi ku birometero 50. B, intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C, umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha. D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ukibonye imbere yawe wemerewe gutwarira munsi ya 50. Twarira 49 mu isaha, kilometero 48 mu isaha, kilometero 45 mu isaha, ariko ugitwarira kuri kilometero 51 mu isaha bazahita bakwandikira cyangwa se Sofia igufotore. Rero ububujijwe kurenza umuvuduko wanditswe mu kirango. Ntabwo ahora handitsemo 50, hari igihe uzagenda mu muhanda ukabona handitsemo 40, hari uzagenda mu muhanda ukabona handitsemo 80, biterwa n'isangano ry'umuhanda mugezeho cyangwa se n'ahantu ugeze. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse kwandika wa papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Tugiramo kota n'ibyapa byo ku mihanda. Video nari gukoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, subiraho uyirebe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bizwizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Ese bino bimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura iki? A, imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C, imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ibishaka gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Mujya mubibona wenda hari imirimo iri gukorwa mu muhanda mu nzira nyabagendwa, ukabona wenda ya mirongo y'icagaguye n'idacagaguye yarasibamye, ukabona bashyizeho imitemeri. Rero iriya mitemeri bishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Tubwire ubwoko bwa kode ukeneye, ese niyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online,
byose byakunda. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na biba bishobora kurangwa n'iki bitagishoboka kubona neza muri metero 200? Wenda se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi. Ano matungo bagomba kurangwa n'iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, imbere ni itara ryera. B, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. C, inyuma ni itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona izo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ano matungo arangwa n'imbere n'itara ryera, cyangwa imbere itara ry'umuhondo, cyangwa imbere itara risa n'icunga rishije, naho inyuma bashyiraho itara rimwe ritukura. Ndakeka ko waramusitamo D. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri, bo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Bo kunyurwamo gusa n'abandi. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B, abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, na B, abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Hano muri Kigali hari igihe uri kugenda mu muhanda ukabonamo hagati harimo jaride, ariko nk'ahantu hari zebra cross aho ntibahashyire jaride, ahubwo bakayihashyira ubutaka busiragiye bw'igihe hejuru. Buriya butaka uba wabuhagararamo mu gihe uri kwambukiranya umuhanda, ugahita ubona haje ibinyabiziga byinshi. Hari hagati ntabwo wemerewe kuhagenda, hari jaride ntabwo wemerewe kuhagendera, keretse mu gihe uri kwambukiranya umuhanda ukabona haje ibinyabiziga byinshi ukahagarara mu gihe uri kwambukiranya umuhanda. Niho rero bari kuvuga. Niyo mpamvu hano duhisemo A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ndakeka ko waramusitamo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga birekereje mu butumwa ntishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeje mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Amatsinda atonze umurongo utarengeje ibihe bipimo. Hano ibisubizo bine baduhaye. A, utarengeje metero 50. B, utarengeje metero 100. C, utarengeje metero 150. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa bikaba byatonda umurongo urenze metero 500, babigabanyamo amatsinda. Ukabona bigiye mu matsinda, itsinda rimwe, abiri, atatu, ane, atanu, bitewe n'ukuntu ibyo binyabiziga bingana. Iyo tsinda rero bagabanyijemo riba rigomba kuba ritonze uburebure butarenze metero 50. Nuriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere riri inyuma byibura ukaba metero 50. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare biherekeje mu nsisiro byo bitajya bigabanywamo amatsinda. Ndakeka ko waramusitamo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda?
A inzira y'abanyeshuri, B abanyamaguru ntibemerewe, C agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga, D hegereye aho abanyamaguru bambukira. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo amaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro. Hazo kikuri nta kindi ni D hegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa nukibona uzagera imbere uhita ugera kuri zebra cross, aho abanyamaguru bambukira. Bino byapa bikaba biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, akenshi bikirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Bari kuvuga ngo hegere aho abanyamaguru bambukira ugiye kugera kuri zebra cross, kino cyapa ntabwo kiba gishinze kuri zebra cross, ahubwo uzakibona mbere ubanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ukivuyeho ubone kugera kuri zebra cross. Ndakeka ko waramutse mode, ndizera ko waramutse cyandika wa papuro utari wahisemo niza ko n'icyabwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso muri kamatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye. Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri. A metero 1 na santimetero 50, B metero 1 na santimetero 75, C metero 1 na santimetero 90, D metero 2 na santimetero 10. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuri amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso kikuri nta kindi ni C metero 1 na santimetero 90. Kino kibazo bajya bagihindura bagafata bino bipimo bakabishyira muri santimetero, ntibizakugore bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Ntibizakugora, ikintu bakoze no guhindura ingero gusa. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Ndi kubategura amasomo ku bintu byo guhindura ingero n'ibintu bijyanye n'amatara. Ukanda subscribe aho hasi kugira ngo nimbishyiraho uzahita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora. Ibyo bintu bibaho se? Bibaho, byabaho ryari? Igihe kigenda hamanuka, B igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga, C igihe gifite feri y'urugendo, D ibisubizo byose nibyo. Ubwo A igihe kigenda hamanuka, B igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga, na C igihe gifite feri y'urugendo bikaba ari ibisubizo by'ukuri byose. Aho ni kuri D. We hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo kikuri nta kindi ni B igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga. Mujya mubibona nk'igihe kimanuka kabona ikinyabiziga cyakoze impanuka hakaza urundi rumodoka kugikurura. Icyo gihe iri gukururwa uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri niba yaka na vitesse ntiba iri gukora. Rero mu gihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga nibwo kiba cyagenda mu nzira nyabagendwa, moteri itaka cyangwa vitesse idakora. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramusikandika wa papuro utari wahisemo neza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyaguma yaka iteka, hari igihe bashobora kuzimwa. Azimwa ryari? A iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20, B iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, C yari mu nsisiro, D ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Iyo ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga uba ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Kubera iki? Kugira ngo urumuri rw'amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe rudahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima
niyo mpamvu mugomba guhita muzimya amatara maremare ibinyabiziga byanyu mu gihe mubigiye kubisikana n'ibindi binyabiziga. Ndagiye ko waramutse B, ndizera ko waramutse ukandika urupapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ku byerekeye ayo matara: A, itara ndangamubyimba; B, itara ryerekana icyerekezo; C, itara ndangaburumbarare; D, ibisubizo byose nibyo. Hano habonetse ikikuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso kikuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ikinyabiziga nishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe. Niba ari amatara ndangambere kiba kigomba kugira abiri, niba ari amatara ndanganyuma ntikirenza abiri, ariko ku matara akurikiyeho kiba cyarenza abiri. Kwa ayo matara, itara ndangamubyimba, twa dutara tuba turi mu mbavu z'ikinyabiziga ari twinshi cyane, tuba twarenga tubiri. Itara ryerekana icyerekezo cyangwa ari byo mwita ibinyoteri. Ibinyoteri, ikinyabiziga kiba cyagira ibinyoteri birenze bibiri. N'itara ndangaburumbarare kiba cyagira arenza abiri. Ndakeka ko waramutse D, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo nizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko ukeneye kode utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufatira kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, turabikwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse, uvuga ibi bikurikira. Uvuga iki? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, guhagarara umwanya muto birabujwe ku burebure bw'uwo murongo. B, guhagarara umwanya muto no munini birabujwe ku burebure bw'uwo murongo. C, aho bahagarara umwanya munini cyangwa umuto. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A, ntabwo ari iso cy'ukuri; B, ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C, ntabwo ari igisubizo cyanya cyo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku mipine ntikiba gishobora kurenga ibihe bipimo: A, iby'inyuma metero 3 n'ibice 40; B, iby'imbere metero 2 n'ibice 50; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iby'inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50, cyangwa se metero 3 n'ibice 50, cyangwa se santimetero 350. Ibyo ni ibintu bijyanye n'ingero, nta kintu gihindutse. Iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 70, cyangwa se santimetero 270, cyangwa se metero 2 na santimetero 70. Aho nta kintu kiri guhinduka, ni ingero gusa ziri guhinduka. Kuvuga ngo metero 2 na santimetero 70 no ngo metero 2 n'ibice 70, ibyo byose aba ari kimwe. Ariko ikindi ukibuka ko zero iri inyuma y'akadomo nta kintu bivuze. Ubwo rero hano bavuze ngo iby'inyuma ni metero 3 n'ibice 40, kandi bakagombye kuvuga ngo ni metero 3 n'ibice 50. Iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 70, none hano banditse ngo metero 2 n'ibice 50. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko niba bikosora bakabigwa mu kizamini wakora mu kanya uhita ubikora. Niyo mpamvu babivuzeho hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru,
uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isangano rifite ishusho ya T. B, inzira idakomeza. C, aho batelefonera. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kiri ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira giteho mu ntangira idakomeza. Rero bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo si icyapa kigaragaza ko inzira giteho mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango by'amabara asate, uzavuge ko ari umweru n'umutuku. Niba kikubaza mu buryo bw'amashusho uzavuge ko ari inzira idakomeza, uhitemo B. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? A, icyemezo cyandikwa cy'ikinyabiziga. B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. C, uruhushya rw'agateganyo. D, imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Nicyo cyangombwa cya mbere bagusaba mu gihe ukoze impanuka. Bakaba ko akoze impanuka kuko yari impanuka cyangwa nuko yagiye mu muhanda atazi gutwara. Kugira ngo bamenye ko uzi gutwara bazabigwa n'iki? Uzabereka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rufite agaciro, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni perime. Uzabereka perime yawe. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kibura cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze, utwaye imodoka yigupfiriyeho, ntiwaterura ikamyo mu muhanda. Ahubwo iyo ufite kino cyapa kibura cya mpande eshatu, hari intera ugishyiramo uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze kugira ngo uburire abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa ko mu muhanda ari ikibazo. Ese ugishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, metero 5. B, metero 25. C, metero 45. D, metero 100. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa ryari? A, hari ibimenyetso bimurika. B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, hari ibimenyetso bimurika, na B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. Waba ugeze hariya hari feruje ntuyikoreshe, ariko waba ukimara guhahita ukagenda uri kuyikoresha uri kuri WhatsApp? Oya, iyo utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ntukoreshe telefoni, ariko n'ubu utwaye kuri kilometero 80 mu isaha ugenda uri kuri WhatsApp? Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ntiwemerewe gukoresha telefoni iyo utwaye ikinyabiziga aho ariho hose n'umuvuduko uwo ari wo wose waba uri kugenderaho. Ndakeka ko waramusitamo D,
ndizera ko waramutse ukandika wapapuro utari wahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe, kudepasa bibujijwe gusa igihe. Bibujijwe gusa ryari? Agiye mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye, be umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye, se ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera, de nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye uba ubujijwe kunyuranaho, ari byo mwita kudepasa. Mu gihe mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo wera udacagaguye, uriya murongo urombeje hagati mu muhanda, iyo udacagaguye uba ubujijwe kuwurenga, ubujijwe kunyuranaho. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika wa papuro utari wahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho, yakora iki? Mbere yaba ari ikinyabiziga ariko ntabwo giteganya kugitepasa, ese wakora iki? Akuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda, B kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemere ibindi binyabiziga gutambuka, C gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Uguma inyuma y'icyo kinyabiziga kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Ndakeka ko waramutamo P, kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Uguma inyuma y'icyo kinyabiziga kugira ngo wemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni ryari amatara ndanga cyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda, ari byo mwita ngo ni ibinyoteri. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Agiye gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye, begiye gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo, se mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora, bekiretse hari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Waba ugiye gukatira iburyo ugacana ibinyoteri by'iburyo kugira ngo bamenye ko ugiye gukatira iburyo, waba ugiye guhagarara ugacana ibinyoteri, waba ugiye gukatira ibumoso, ibintu byose ugiye gukora mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bari gukoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Urabizi mu muhanda ntabwo ugenda uri guhamagara abantu ngo ngiye gukata ibumoso, ngo ngiye gukata iburyo, oya, aho gukoresha ano matara ndanga cyerekezo. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye, ano matara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo akaba yakugezaho urumuri mu ntera A metero 100, B metero 50, C metero 40, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 40. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40, amatara ndanga cyerekezo ni muri metero 150, utugarurumuri ni muri metero 150,
amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura, amatara maremare ni muri metero 100. Ibyo byose ni ibibazo babazaho, babivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya, ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho n'ibibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Ibibazo biri gukunda kugaruka, kanda subscribe kugira ngo ujye urabonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.